Red Blue JD. Kuwa gatanu tariki 20 Mutarama 2017 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuyoborwa na Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu gushyinga umwaka ushize atsinze Hillary Clinton wo mu cyaka ry'abademokrate, asimbuye Barack Obama wari umaze imyaka 8 ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva tariki 20 Mutarama 2009. Mu minsi yashize twabagije amavuko n'amavuko ya Barack Obama nk'umugabo ufite amateka maremare, afite umwihariko wo kuba perezida wa mbere w'umwirabura wayoboye igihugu cy'igihangange ku isi. Ni inzira ndende yagiye ahuramo n'ibibazo by'insobe, ntibyamujije ariko kugera ku nzozi ze zo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu abanyamerika benshi batibazaga ko byashobokaga. Kuri iki cyumweru twifuje kongera gusubiza amaso yacu inyuma ku mateka ya Obama, ariko turabanza dukurikira ibice bimwe na bimwe by'ijambo rya nyuma yavuze mbere yo gusohoka muri White House tariki 20 Mutarama 2017. Hello Chicago. Chicago, muraho. It's good to be home. Birashimishije kugaruka imuhira. If I had told you 8 years ago, niba narababwiye mu myaka 8 ishize ko ubukungu bwa Amerika buzongera bukazamuka, inganda zacu zigakora maze tugahanga imirimo mishya myinshi, niba narababwiye that we would open up a new chapter with the Cuban people, ko tuzatangira umubano mushya n'abaturage ba Cuba, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, tugahagarika gahunda ya Iran y'ibitwaro bya kirimbuzi nta sasu na rimwe turashe, take out the mastermind of 9/11, tukivugana uwacuze umugambi wo kuya 11 Nzeri. If I had told you that we would win marriage equality, niba narababwiye ko tuzagera ku buringanire mu gushakana, for another 20 million of our fellow citizens, tugaha uburenganzira bwo kwivuza abandi baturage bacu miliyoni 20. If I told you all that, niba narababwiye ibyo byose, you might have said our sights were set a little too high. Yego ndabizi hari abavuze ko twihaye intego ziturenze, but that's what we did. Ariko ibyo twabigezeho. After my election, there was talk of a post-racial America. Nyuma yo gutorwa, nari nizeye ko tuzagera kuri Amerika itabamo ivangura. And such a vision, however well intended, kandi nubwo yari intego nziza, was never realistic. Ariko naje gusanga bidashoboka. Race remains a potent kuko ivangura and often divisive force in our society. Riracyari ikibazo giteza amacakubiri mu muryango wacu. If you're tired of arguing with strangers on the internet, niba urambiwe no guhora ujya impaka n'umuntu kuri internet, try talking with one of them in real life. Wagerageje kuvugana nawe imbona nkubona. If you're disappointed by your elected officials, abayobozi witoreye niba gutenguha, grab a clipboard, uzafata urupapuro, get some signatures, maze ukusanya imikono y'abagushyigikiye, and run for office yourself. Hanyuma nawe wigeragereza amahirwe. Show up, igaragaze, dive in, bijyemo ushikamye. Stay at it. Sometimes you'll win, kuko hari igihe watsinda, sometimes you'll lose. Hari n'igihe watsindwa. Michelle LaVaughn Robinson, Michelle, girl of the South Side, mugore mwiza. You made the White House a place that belongs to everybody. Ibiro bya president wabigize ahantu hadaheza kandi hishimirwa na buri wese. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. None kugeza ubu abarimo kubyiruka bihaye intego zihambaye babikesha wowe wababereye icyitegererezo. Malia and Sasha, nawe Sasha, of all that I have done in my life, mu bintu byose nakoze mu buzima bwanjye, I am most proud to be your dad. Nezezwa no kuba ndi umubyeyi wanyu. I am asking you to hold fast to that faith written into our founding document. Ndabasaba gukomeza kubumbatira mushikamye uko kwemera kwanditse mu gitabo cy'amahame yacu. Abakurambere bakuyeho ubucakara. Iyo ndirimbo y'icyizere yaririmbwe n'umwe mukira n'abaharanira ubutabera. Kubw'uko kwemera kwashyigikiwe na babandi bashinze ibendera ryacu, guhera ku butaka bw'amahanga twarwaniyeho kugeza no ku kwezi. Yego turashoboye. Yego twarashoboye. Yego turashoboye. Murakoze. Imana ibahe umugisha.
arakoze mugenzi wanjye Gasana Marcel udusemura ijambo rya Barack Obama, ariko n'ubundi turacyari kumwe nawe, arakomeza tugizaho amateka arambuye y'uyu mugabo. July 27, 2004, Boston, Massachusetts. The Democratic National Convention was in its second day. By now, tariki 27 Nyakanga 2004 mu mujyi wa Boston muri leta ya Massachusetts, aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, habaye inama y'abo mu ishyaka ry'abademokrate yari igeze ku munsi wayo wa kabiri, bitegura guhitamo umukandida uzabaserukira mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wagombaga guhangana n'abo mu ishyaka ry'abarepublika. Icyo gihe abarwanashyaka b'abademokrate b'ibigugu bari bamaze kuvuga amajambo yabo, hasigaye gusa kumva ijambo nyamukuru. Uwagombaga kuvuga iryo jambo nyamukuru yari umuntu wari ukiri mushya muri politike y'igihugu. Uwo nta wundi ni uwitwa Barack Obama, umugabo wari ufite imyaka 42 icyo gihe muri 2004, ari nawe abo mu ishyaka ry'abademokrate bahisemo kugira ngo aserukire leta ya Illinois muri Sena ya leta zunze ubumwe za Amerika. Icyo gihe abanyamerika benshi ariko ntibakekaga ko abademokrate bashobora guhitamo umuntu utaruzwi kandi utari wakagize ubunararibonye buhagije muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika. Kumushyira imbere y'imbaga y'abanyamerika benshi ngo avuge ijambo nyamukuru kuri benshi byari nko kwigerezaho. Icyo gihe ariko abakuru b'ishyaka ry'abademokrate bari bazi neza impamvu bahisemo Obama, kuko bizeraga nta shiti ko azazana ubuzima bushya mu ishyaka. Tonight we gather to affirm the greatness of our nation. Iri joro twahuriye hano ngo dushimangire ubudasumbwa bw'igihugu cyacu. Nta Amerika y'abaliberale iri hano, nta Amerika y'abakonservative iri hano. Turi leta zunze ubumwe za Amerika. Nta munyamerika w'umwirabura, umuzungu, umulatino cyangwa uwo muri Aziya. Turi leta zunze ubumwe za Amerika. to many, Barack Obama had burst onto the national stage out of nowhere. Kuri benshi Barack Obama yari yinjiye mu ruhando rwa politiki y'igihugu batazi aho avumbutse. Bake nibo bari bazi ko mu buzima bwe bwose nta mwanya yataye kuko yari afite intego. Mu rugamba rwe rwo gushaka kumenya inkomoko ye n'umwanya we mu muryango mugari w'abanyamerika, Obama yazengurutse amahanga. Yakuze nk'umwana w'umugenzi agera ku rwego rwo kwinjira mu banyapolitike bakomeye. Mu 1988 Barack yakoze urugendo yerekeza muri Kenya mu cyaro cyitwa Alego kiri mu nkengero z'ikiyaga cya Victoria ku nkomoko ya se nawe witwaga Barack. Barack ni ijambo ry'igiswahili risobanura ufite imigisha. Obama ariko yari ategerejwe n'akazi katoroshye ko guhuza isano ye n'umugabo atigeze agira amahirwe yo kumenya bihagije ari we se. Uyu ni umunyamerika witwa Marty Nesbitt, inshuti ya Barack Obama kuva mu bwana. Uyu Marty Nesbitt aragira ati, "Jye nsanga Obama yari afite inyota yo kumenya uwo se yari we kugira ngo nawe abashe kwimenya ubwe." Obama ntibyatinze ageze muri Kenya atangira kumenya amateka ya se, ibikorwa bye n'impamvu yamuteye gusiga umuryango we akagaruka muri Afurika. Akubise amaso imva ya se yanditseho amazina Barack Hussein Obama. Obama yararize nk'uko yabitangarije televiziyo ikora ibiganiro ku mateka y'ibyamamare. Mu 1959 ise wa Obama agize imyaka 23 nibwo yagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika aturutse muri Kenya ajya kwiga iby'ubukungu muri kaminuza ya Hawaii mu mujyi wa Honolulu, aho yari agize amahirwe yo kubona burse. Kaminuza ya Hawaii ni kaminuza yigagaho abirabura bake cyane. Ise wa Obama niwe wenyine wari wavuye ku mugabane wa Afurika. Amaze igihe gito atangiye amasomo ye, ise wa Obama Barack Hussein Obama nibwo yateye imboni umukobwa w'umuzungukazi w'igitego witwa Ann Dunham, maze barakundana. Abazi uwo mugore bavuga ko yari umukobwa w'umutima ucisha make kandi wakundaga kwiga cyane. Ahagana mu 1960 muri leta zunze ubumwe za Amerika, gushakana hagati y'abazungu n'abirabura cyangwa se abandi badafite uruhu rwera byari bibujijwe. Ariko ibi ntibyabujije ise wa Obama na Ann Dunham umwe kwakira urukundo rw'undi. Ababyeyi ba Ann ari we nyina wa Obama nabo bagerageje kwakira icyemezo cy'umukobwa wabo, ntibamubangamira mu mahitamo ye nk'uko bishimangirwa na muramu wa Obama, Craig Robinson. Ise wa Obama na nyina w'umuzungukazi bashakanye mu 1960 babyara Obama mu 1961. Hashize imyaka 2 ise wa Obama yatsindiye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Harvard gushaka impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD.
icyo gihe ariko ntiyari afite ubushobozi buhagije bwo kwimukana n'umuryango we, nuko yiyemeza kujya Boston wenyine asiga umuryango we muri Hawaii. Ariko ubuzima bwo kubana umwe ari hakurya y'undi byatumye umubano wabo uzamo igitotsi. Ababyeyi ba Obama batandukana atararangiza amashuri yisumbuye. Nyuma yo gusoza kaminuza, ise wa Obama yafashe icyemezo cyo gusubira iwabo muri Kenya gukoresha ubumenyi bwe ngo azamure igihugu cye. Ntibyatinze nyina wa Obama afata umwanzuro wo gushaka undi mugabo, arongorwa n'umunya-Indonesia witwa Lolo Suturo. Mu 1967 Obama agize imyaka 6 bimukiye muri Indonesia. Obama ahageze yagize ubuzima butari bubi kuko mu gikari cy'iwabo aho babaga habaga udukoko dushimishije turimo gasuku, inguge n'utundi. Bagenzi be biganaga bakajya bamucira imigani iteye amatsiko. Buri ntambwe y'ubuzima bwa Obama ikagenda imwungura ibintu bishya. Uko Obama yagendaga akura niko yabonaga ibibazo by'ubuzima muri Indonesia: ubukene bukabije, abazaga gusabiriza iwabo, abana bicwaga n'ibyorezo ndetse n'inzara. Icyo gihe ndetse nyina wa Obama yabyaranye n'umugabo we wa kabiri wo muri Indonesia, babyarana umwana w'umukobwa bamwita Maya Soetoro NG. Nawe avuga ko ubuzima bwa gikene babonaga hafi bwatumye bakura bazi ko kubabara bibaho, bigatuma rero bamenya no gufasha. Obama yakomeje kugenda avumbura ibibazo by'urudaca muri Indonesia, aza kugeraho abona inkuru mu kinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru yamubabaje cyane. Aha Obama arakomeza abisobanura. Obama aragira ati, nagize ntya ngwa ku kinyamakuru cyo muri Amerika cyavugaga ku birabura bari basigaye bakoresha imiti ihindura uruhu rwabo rukeruruka. Numva birambabaje cyane kuko nanjye nari maze gutangira kumenya ko ndi umunyamerika w'umwirabura. Icyo gihe ariko Obama ntabwo yigeze abibwira ababyeyi be, ariko ntiyigeze yibagirwa iyo nkuru yamubabaje cyane y'umwirabura wisize amavuta atuma uruhu rwe ruhinduka nk'urw'abazungu. Mushiki wa Obama, Maya, yavutse mu 1970. Obama agize imyaka 9. Nyina ariko yari atangiye kutumvikana n'umugabo we wa kabiri wo muri Indonesia, ndetse asigaye akumbura cyane iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakaga ndetse kubona ko abana be bakurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1971 Barack agize imyaka 10, nyina yamusubije muri Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kubana na sekuru na nyina, amwizeza kuzamusangayo bidatinze. Nyina wa Barack Obama yari amufatiye runini cyane ku buryo kutabana nawe byari bigoye. Ku myaka 10 nibwo yatangiye no kujya yibaza impamvu adafite uruhu nk'urwa nyina w'umuzungukazi. Mu 1971 Barack agize imyaka 10, nyina yamusubije muri Hawaii muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kubana na sekuru na nyina, amwizeza kuzamusangayo bidatinze. Ariko gutandukana na nyina byamugizeho ingaruka cyane ku buryo yarasigaye yibona nk'imfubyi. Muri Hawaii yabanaga na sekuru na nyirakuru b'abazungu mu nzu y'ibyumba 2 na salon iri ku muturirwa wa rusange. Ni nabwo yagiye kwiga mu ishuri ryiza riri mu mujyi wa Punaho muri Hawaii. Akaba yari umwe mu banyeshuri bake cyane b'abirabura bigagayo. Bagenzi be bo bamubonaga nk'umunyeshuri w'umwirabura ukomoka muri Indonesia kuko hari amaze iminsi mike aturutse. Nawe atangira kubona ko nta muntu afite hafi ye. Muramu we Craig Robinson na mushiki we Maya bavuga ko byari bigoye cyane kuri Barack kwemera kwakira ubwo buzima. Mu 1972 nyina wa Barack Obama yafashe umwana we muto Maya, bava muri Indonesia basubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basanga Barack muri Hawaii. Nyina yakomeje amasomo ye y'ikirenga muri kaminuza ya Hawaii, yiga ibyo bita anthropology, ari ryo somo ryiga ku bumuntu. Mushiki wa Barack hano arasobanura ukuntu amahitamo ya nyina yatumye umuryango wabo ubamo abantu bafite impu z'amabara atandukanye. Ati, ni umuryango usa n'umukororombya. Mu buzima bwe Obama ntiyabashije kugira amahirwe yo kuvugana na se wari waragiye muri Kenya ku nkomoko, ariko ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, ise yaje kumusura muri Hawaii. Guhura na se nabyo byamubereye ihurizo rikomeye kuko se yabasize Obama afite imyaka 2. Maya, mushiki wa Obama, aravuga ko kuza kubasura ntacyo byamariye Obama, ahubwo ko byamwangirije kuko se yahageze agatangira gutanga amategeko mu rugo, abwira Obama ibyo gukora n'ibyo atagomba gukora,
kandi kuri Obama uwo mugabo ntiyamubonagamo nk'ugomba kumuha amabwiriza kuko batigeze babana nk'umwana na se. Mbere y'uko asubira muri Kenya, ise wa Obama yamusigiye impano ebyiri, umupira wa basket na disike z'indirimbo za Kinyafurika. Akanya gato bamaranye ntacyo kabamariye bombi nk'umwana na se, kuko babayeho mu buzima umwe ari hakurya undi ari hakuno ku migabane itandukanye. Mu mashuri makuru Obama yinjiye mu ikipe ya basketball ndetse ayobora na bagenzi be mu ishuri. Obama ariko byaramugoye kubasha kugira aho yibona, kuko iyo yarebaga itandukaniro riri ku ruhu rw'umubyeyi we w'umuzungukazi na mushiki we wakomokaga ku Mnya-Indonesia, we akabigereranya n'uko hanze bamubonaga nk'umunyamerika w'umwirabura, byatumye akora ibishoboka byose ngo yisanishe n'abirabura bo muri Amerika. Ubwo atangira gukina za teatire zibigaragaza, basket mu nzira, akajya kwepa ishuri rimwe na rimwe, ari nako atangira kunywa inzoga n'urumogi, ndetse ngo yanagerageje kunywa ku kiyobyabwenge cya kokayine. Ubwo amanota ye yatangiye kugabanuka, ariko ntibyamubujije kubona ayo yari akeneye kugira ngo ajye muri kaminuza ya Los Angeles. Mu 1978 Obama yasezeye ku babyeyi be ajya muri kaminuza mu mujyi wa Los Angeles. Agezeyo yahagize inshuti nyinshi z'abirabura b'abanyamerika, ariko byakomeje kumugora kwisanisha nabo, kandi aricyo kintu yari ashyize imbere cyane. Asoje umwaka we wa mbere i Los Angeles, yimuriwe muri kaminuza ya Columbia muri leta ya New York. Agezeyo yizera ko byibuze bizamufasha kurushaho kwibona mu muryango ny'Amerika, kubera ko hatuye amoko menshi atandukanye. Nabyo ariko ntibyamworoheye, kuko naho yahasanze amacakubiri ashingiye ku ibara ry'uruhu, bituma arushaho gushaka kumenya impamvu yabyo. Ubwo atangira kujya ku murongo, ndetse atangira no gukora siporo, akiruka ibirometero hafi 2 buri munsi, akiga amasomo ye ashyizeho umwete, ndetse atangira no gusoma ibitabo bivuga ku bibi by'irondakoko n'akarengane bishingiye ku ibara ry'uruhu. Obama yiyemeza kureka ibiyobyabwenge, yirinda guta umwanya we mu bimunezeza, ubundi agira intumbero imwe gusa, nk'uko mushiki we Menya abivuga. Readying for a battle, and he was growing up. He had to figure out what he was going to do for the rest of his life. In 1982, ise wa Obama yitabye Imana mu 1982. Urupfu rwa se yamenye igihe gito cyane, nta kintu kinini rwamuhinduyeho. Mushiki we Menya avuga ko muri kamere ya Obama urupfu rutajya rumuca intege cyane. Obama yakomeje kwihatira kwiga ashyizeho umwete. Nyuma y'amashuri atangira gukora akazi gafitiye akamaro umuryango mugari, kugira ngo abashe guhangana n'ibibazo by'ivangura n'ubukene yamaze hafi ubuzima bwe bwose yibazaho, dore ko nawe ubwe yagize umwanya wo kubibona no kubibamo. Urugero nk'ubuzima bwe muri Indonesia n'abakene yabonaga bapfa umunsi ku wundi. Ibyo byose byatumye yiyumvamo intege zo gukora, agateza imbere ibyiciro by'abantu babayeho nabi, aza ndetse no kubona akazi mu kigo gifasha abakene gukora imishinga ibyara inyungu. Obama yaje no kugera ku rwego rwo gushyiraho ikigo cye bwite cyigisha abantu guhanga imirimo, ari nako akomeza kuvuganira abasizwe inyuma n'iterambere. Ibi ariko byamusabaga kuba afite n'ubumenyi mu mategeko, nuko Obama yiyemeza gushaka uburyo bwo kwiga amategeko. Niko kwiyandikisha muri kaminuza y'amategeko ya Harvard, ndetse baramwakira. Ariko mbere yo gutangira amasomo, Obama yashakaga kubanza kumenya amavu n'amavuko ye, niko gufata inzira yerekeza muri Kenya. The trip would answer lifelong questions and set Obama firmly on his new path. N'uruzinduko rwagombaga kumuha ibisubizo ku bibazo byinshi yibazaga, ndetse rukanamuha inzira yo gutangira imishinga ye mishya. Mu 1988 Obama afite imyaka 26 nibwo yasuye bwa mbere umuryango we wasenya kwigendera muri Kenya. Ahageze yanejejwe no guhura na bene wabo, nyirakuru ubyara se, ba nyirarume na ba nyirasenge, abavandimwe bahuriye ku izina, abishywa n'abasanzire. Ubwo abasha kubona isura ye nyayo koko. Amaze kubona ukuntu ubukene bwari bumereye nabi abanyakenya, nibwo yabashije kumva impamvu ise yiyemeje kureka ubuzima bwiza bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagaruka iwabo gufasha igihugu cye kwiyubaka.
Obama ahita asanga inzira ya se ifite isano rya hafi cyane n'iyo nawe ubwe yari yiyemeje. Nagiye kumva ya data ntekereza ibyo yanyuzemo byose, ubuzima bukomeye we na se bagize, mpita nanjye mbona ko akazi niyemeje gafitanye isano cyane n'ubuzima bw'abo mu muryango wanjye, haba imbere muri jye no hanze yanjye. Uyu nawe ni Martin Nesbitt, ya nshuti magara ya Obama, asobanura ukuntu Obama urugendo rwe rwamufashije kumenya aho yabaye, aho akomoka n'akazi yari amaze gukora. Obama asubiye iwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye amasomo ye y'amategeko muri kaminuza ya Harvard, aho yari amaze iminsi atsindiye buruse. Ntibyari byoroshye, ariko kubera ko we yari umukozi yabashije gutsinda bitamugoye. Asoje umwaka we wa mbere abasha kubona aho ajya kwimenyereza umurimo mu isosiyete y'abanyamategeko yari ikomeye cyane icyo gihe yitwaga Sidley & Austin muri leta ya Chicago. Ahageze yahahuriye n'inkumi y'umunyamategeko, umukobwa w'igitego witwa Michelle Robinson, nawe utari woroshye mu bumenyi dore ko yari afite impamyabushobozi ebyiri za kaminuza. Iyo nkumi nta yindi rero ni Michelle Obama, ariko mbere batarabana yari afite izina rya Michelle Robinson. Aha niwe asobanura uko yabonaga Obama bakimara kumenyana. Michelle Robinson ariwe Michelle Obama ubu ngubu aragira ati, twahise twuzura bidatinze kuko wasangaga twese dusetwa n'ibintu bimwe. Yari afite impano yo gusetsa kandi atiyemera. Nanjye rero sinajijinganyije kuko nabonaga ari umuntu benshi batangariraga kubera amateka maremare y'ubuzima bwe, kugeza ubwo ageze ku rwego rwo gutungura benshi. Kuva ubwo Michelle Robinson ariwe mugore wa Obama uzwi ku izina rya Michelle Obama, batangiye kurebana akana ko mu jisho ndetse baranakundana karahava. Craig Robinson, muramu wa Obama, aganira na televiziyo ikora ibiganiro ku mateka y'ibyamamare, yavuze ko akimara kumenyana na Obama akamenya ko yabengutse mushiki we, ngo nta kintu kidasanzwe yari amuziho. Bamaze kumenyana, Obama yamubwiye ko ashaka kujya muri politike. Muramu we aramubwira ngo ibyo niwe bireba, jyewe icyo nkwisabiye uramenye ntuzatesha umutwe mushiki wanjye, nta kindi. Hashize iminsi mike Obama yasoje stage ye asubira mu mujyi wa Harvard. We na Michelle batangira urukundo rwa kure, ni ukuvuga umwe atari hafi y'undi. Obama yarangije umwaka wa kabiri kuri kaminuza ya Harvard mu by'amategeko afite amanota meza cyane, kuko yanamuhesheje ubushobozi bwo kwiyamamariza kuyobora ikinyamakuru cya kaminuza cyitwa Harvard Law Review, ikinyamakuru cyubashywe cyane cyandika ku birebana n'amategeko, kandi umunyeshuri watorerwaga kukiyobora yabaga afite amahirwe menshi yo kubona akazi ko mu rwego rwo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 9 6 akadomo 7 FM. Ni muntu ki? Obama amaze kumenya inkomoko ye muri Kenya nibwo yatangiye no kumenyekana mu ruhame muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1992 Obama n'umukunzi we Michelle Robinson basubiye muri Chicago. Icyo gihe yari yarasoje n'amasomo ye mu by'amategeko muri kaminuza ya Harvard ndetse yandika igitabo ku buzima bwe. Muri uwo mwaka Obama yagiye gukorera sosiyete y'abashinzwe kuburanira abantu yitwa Davis Minor Barnhill and Garland, aho yari yizeye gushyira imbaraga mu manza z'abaturage. Muramu we Craig Robinson aha arasobanura ukuntu Obama icyo yari agamije atari ukujya mu mujyi wa Wall Street gushaka amafaranga, ahubwo ko yashakaga gukora igikorwa cy'intangarugero. Muri uwo mwaka ndetse niho Obama yasabye Michelle ko amubera umugore. Hanyuma ku itariki 3 Ukwakira 1992 biyemeza kubana akaramata. Mushiki wa Obama, Maya Soetero, aravuga ko ubukwe bwa Obama bwatashwe n'abantu benshi ku ruhande rwa Obama n'umugore we Michelle, inshuti zabo mu kazi, ku ishuri, nabo mu muryango wa Obama bari baturutse muri Kenya. Maya Soetero ati iki cyari ikimenyetso cy'uko ubuzima bwa Obama buri ku murongo mwiza. Nyuma yaho Obama yabonye n'akazi ko kwigisha muri kaminuza y'amategeko muri Chicago, ariko we yari agifite intego yo kuba umunyapolitike. Mu 1992 Obama nibwo yateye intambwe ya mbere imuganisha mu buzima bwa politike. Muri uwo mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigiye mu matora.
Obama abona akazi ko kuyobora umushinga ukora mu matora muri leta ya Illinois. Uwo mushinga wari ushinzwe kubarura no kwandika abaturage bagejeje igihe cyo gutora ariko bo mu byiciro bidafite abantu benshi, ibyo bita minority voters. Muri ako kazi ke Obama yabashije kwandika abatora bashya babarirwa mu bihumbi 100 birenga, bari biganjemo abanyamerika babirabura. Iyi ntsinzi yamuhesheje kubona akazi muri sosiyete yitwa Crane's Chicago Business, bituma abasha kujya ku rutonde rw'abayobozi b'abahanga batarengeje imyaka 40 muri Chicago. Mu 1995 igitabo cya Obama yise Dreams from My Father cyangwa se Inzozi nkesha Data cyashyizwe ahagaragara. Igitabo gitera amatsiko menshi ndetse kiranasomwa biratinda. Hashize amezi make nyina wa Obama yitabye Imana azize kanseri yo mu mwanya mwibarukiro. Barack Obama ashyingura ivu ry'umubyeyi we mu nyanja iwabo muri leta ya Hawaii. When Barack's mom died, it was very tough on him. You could feel the love that she had for Muramu wa Obama aravuga ukuntu urupfu rwa nyina rwashegeshe Obama cyane n'umuvandimwe we Menya, kuko bombi bagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byo kwita ku badashoboye kandi ari nyina wabibatoje. Mushiki wa Obama aragira ati gukunda abikomora kuri nyina, kandi kugira ngo umuntu abashe kuba umunyapolitiki mwiza nuko ugomba kuba urangwa n'urukundo kugira ngo ibyo wifuza gukora bizagire akamaro ku bandi. Obama returned to Chicago and rededicated himself to public service. Obama yasubiye Chicago akomeza gushyira imbaraga mu bikorwa by'inyungu rusange. Hanyuma mu 1996 muri leta ya Illinois haza kuboneka umwanya wo guhatanira intebe muri Sena. Obama yemeza kuhatanira. Benshi baramushyigikiye haba mu gukusanya inkunga no kwandika amalisi y'abatora. Obama ntibyatinze yegukana icyizere cy'abayobozi b'ishyaka ry'abademokrate n'inkuru imwamamaza mu kinyamakuru Chicago Tribune, aba atorewe kuba senateri wa leta ya Illinois. Ako kazi gashya ariko kabanje kumugora kubera ko abirabura bari bake muri Sena kandi ari ibintu byasaga naho ari bishya kuri we, ariko umugore we Michelle Obama yamubaye hafi cyane akomeza kumubera inkingi ya mwamba. Obama ntiyacika intege. Obama nawe arabishimangira agira ati umugore wanjye niwe muntu nta makemwa nabonye muri iyi si, ari ku murongo kandi avuga icyo atekereza. Mu 1998 nibwo babyaye umwana wa mbere Maria Ann. Obama ku mirimo ye mishya hiyongeraho kuba umubyeyi. Mu 1999 akiri na mushya ku ntebe ya Sena muri leta ya Illinois, aba yiyemeje no guhatanira umwanya muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agitangira kwiyamamaza, Obama yahuye n'umukeba utari umworoheye, umugabo witwa Bobby Rush. Uyu yigeze kuba mu itsinda ry'abirabura barwanyaga ihutazwa bakorerwaga n'abazungu. Itsinda ry'abirabura bari bazwi nka Black Panthers, ndetse yari afite n'ubunararibonye muri politiki kurusha Obama, dore ko yabaye muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda enye zose. Ibi rero byatumaga benshi bamubona nk'umukeba w'indahangarwa, kuko Bobby Rush yari afite abantu benshi bamushyigikiye kandi bakomeye. Obama ariko we avuga ko yari yizeye kubera uburyo yari yariteguye n'akazi yakoze mu butumwa bwe akabisobanura mu buryo busobanutse. Mu 1999 Obama yari amaze kwemeza abantu ku mugaragaro ko ari umunyapolitiki ubishoboye kandi ufite intego nziza. Kwiyemeza guhangana n'umugabo wari umaze manda enye zose muri Kongere, abayobozi b'ishyaka ntibabivugagaho rumwe na Obama, ariko we yumvaga nta mpungenge afite, arakomeza ndetse abisobanura. Yego, uburambe ku kazi ni ngombwa, ariko icy'ingenzi burya ni ukugira intego, kuzana udushya no gukora utikoresheje. Yari amatora yendaga guhagarika imitima ya bamwe, ndetse n'igihe yari agiye kuba bashatse Obama baramubura. Yari yagiye mu rugo iwe i Hawaii kureba umwana we Maria Ann w'amezi 18 wari warwaye. Michelle Obama yari yasigaye mu rugo wenyine, ahamagara umugabo we Obama ngo aze kumuba hafi. Barack Obama ashyize ku munzani asanga ntacyo yarutisha umuryango we nk'uko umugore we abyemeza.
Bobby Rush ubwo aboneraho kubwira abanyamakuru ko Obama adakwiye kubabarirwa kuba yarasibye umunsi wa mbere w'amatora, ndetse yongeraho ko Obama n'ubusanzwe nta maraso y'abirabura bo muri Amerika afite, ashaka kumvikanisha ko atari umukandida ukwiye. Obama lost the election by a 2-1 margin. Uwo munsi Obama yatsinzwe amatora ku munsi wa mbere, ariko arushijwe inota rimwe gusa na Bobby Rush. Umuryango wa Obama wababajwe cyane no gutsindwa, ndetse ugira n'impungenge ku magambo ya Bobby Rush. Umugore wa Obama, Michelle Obama, ati Barack ni umwirabura rwose kandi yakoze akazi katoroshye aharanira kuvuganira abirabura muri Amerika kurusha ndetse benshi muri abo bamunengaga. Ibyabaye ariko ntibyamuciye intege, ahubwo Barack Obama byamubereye intandaro yo kwiyemeza kureba aho yateshutse no gufata imigambi mishya y'uko agomba kwitwara. Obama returned to the Illinois Senate with new determination. Ubwo Obama yasubiye muri leta ya Illinois afite imigambi mishya, mu myaka mike abasha gushyiraho ibiro 20 byo kwandika amaliste y'abatora. Uyu ni Obama abwira abaturage ba Illinois ko igihe kigeze cyo kuzamura ubuzima bwabo, ari abakurambere, ari ababyeyi n'abana, ndetse n'abazabakomokaho bakabasha kubona ko hari intambwe yatewe. Obama yakomeje guhuriza hamwe abantu benshi bari mu byiciro bitandukanye batatejwe imbere, baba abademokrate, abarepublicain, abakonservateri, bose bakungurana ibitekerezo ku buzima bwabo n'ikigomba gukorwa ngo batere imbere. Mu 2001 Obama na Michelle babyaye umwana wabo wa kabiri, Natasha. Obama yari yariyemeje guha abana be ubuzima bwiza bari mu rugo rutagira uko rusa. Mushiki wa Obama avuga ko ibyo Obama yari yariyemeje yabiterwaga no kwanga ko abana be bazagira ubuzima nk'ubwo nawe yanyuzemo akiri umwana. Mu 2003 Obama yongeye kugaruka mu kibuga cyo guhatanira umwanya muri Sena ya Leta Zunze za Amerika. Muramu we Craig Robinson aha aravuga ukuntu Michelle Obama yari yarasabye umugabo we ko natsindwa amatora azicara agatuza agashaka akazi ubundi bakabaho ubuzima busanzwe. Obama ariko yiyemeje gukomeza guhatana, ari nako ahura n'abandi bake batoroshye barimo umuherwe w'umuzungu witwa Blair Hall wari ufite amafaranga ahagije yo kwiyamamaza. Nyamara benshi bakomeje guha amahirwe Obama nubwo nta kintu kigaragara bashingiragaho, nawe kandi yari yizeye nk'uko akomeza bivuga. Bidatinze mugiye kubona umusenateri mushya w'abademokrate, kandi uwo nta wundi ni Barack Obama. Impano ya Obama yo kumenya kuvuga mu ruhame kandi akamenya icyo kuvuga mu gihe nyacyo nibyo byatumaga benshi bamwizera. Wa muherwe Blair Hall ntibyatinze atangira kugaragaza ubushobozi bushingiye ku mafaranga, ariko atamaze kabiri ibara yigeze gukora kera ribarira mugamburuje ubwo umugore batandukanye yabwiraga itangazamakuru ko yamuhohoteraga bidasubirwaho. Ibi rero byatumye Obama arushaho kugirirwa icyizere kurusha Blair Hall wari umaze guta ibaba. Muri Werurwe 2004 Barack Obama yatsinze amatora y'ibanze muri leta ya Illinois ku majwi 53%. Obama kuvugira imbere y'abirabura n'abazungu byari ibintu byoroshye cyane kuri we, kuko n'ubusanzwe yakuriye muri ibi bice byombi kandi akabasha kubibamo neza. Amaze kwegukana umwanya w'abademokrate, Obama yasigaye ahanganye n'undi mukandida wa karabutaka mu ishyaka ry'abarepublicain witwa Jack Ryan. Uyu nawe ntiyaramworoheye kuko usibye nawe kuba ari umuherwe, yaje kurekeraho kwiruka ku mafaranga ajya kwigisha mu mashuri y'abagatolika. Ikindi kandi yari umusore w'igihagararo wabonaga ko ari umukandida nyawe nk'uko byemezwa na David Axelrod, umujyanama mu itangazamakuru. Ntibyatinze ariko Jack Ryan nawe ibye byaje kumenyekana. Itangazamakuru rishyira ahagaragara ibyavuzwe n'uwahoze ari umugore we, umukinnyi wa filime witwa Jerry Ryan, wavuze ko umugabo we yajyaga amujyana ku gahato mu tubari dukorerwamo ibisa n'imibonano mpuzabitsina ku mugaragaro. Ubwo Ryan atangira kubuzwa amahwemo n'abo mu ishyaka rye ry'abarepublicain, abuze ibisobanuro yiyemeza kureka kwiyamamaza. Ryan dropped out of the race. In April of that year, Senator and muri Mata 2004 Obama yaje kuvugira ijambo mu gikorwa cyo gukusanya amafaranga yo kwiyamamaza. Arivugira imbere ya John Kerry,
nawe wigeze kwiyamamariza kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika agatsindwa na Bush. Jerry yumvise ko Obama avuga nawe aremera. Aya ni amwe mu magambo Obama yavuze icyo gihe. Twese turi abanyamerika, dufite inzozi n'ibyiringiro bimwe. Icyo gihe abademokrati bari bakeneye umukandida mushya ufite intumbero nshya kandi uturutse mu cyiciro cya rubanda ruke. Bagize amahirwe babona Barack Obama arahagobotse. They chose Obama to give the keynote address at the Democratic Convention in Boston. Ntibyatinze bahisemo Obama kugira ngo azavuge ijambo nyamukuru ry'ishyaka mu nama yabereye Boston. Iryo jambo ryari umwanya Obama yarabonye wo guseruka imbere y'amahanga yose. Iryo jambo kandi ni naryo ryagombaga kumuha itike yo gutangira akazi ke muri politiki yo mu rwego rwo hejuru. Barack Obama wari ufite imyaka 42 icyo gihe, nawe yari azi neza akamaro k'iryo jambo yari agiye kuvuga mu nama ya Boston muri 2004. Uyu ni Obama muri iryo jambo rye. Uyu mugoroba kuri jye ni umwanya ukomeye cyane, kubera ko namwe murabizi kuba mpagaze hano imbere yanyu benshi ntibabyiyumvisha. Icyambere, data yari umunyeshuri w'umuvamahanga ukomoka mu cyaro cya kure muri Kenya. Mpagaze hano nzi neza ko inkuru yanjye nyisangiye n'abanyamerika bose muri rusange, ndetse mfitiye n'ideni abanyamerika benshi bambanjirije. Ndahamya ko inkuru yanjye nta kindi gihugu mushobora kuyumvamo hano ku isi. Ababyeyi banjye basangiye urukundo rurenze ukwemera, ndetse banasangira umubano ufite ishusho ry'umusingi iki gihugu cyubakiyeho. Ni amizero y'abacakara bakikije umuriro baririmba indirimbo zo kwibohora. Ni amizero y'abimukira bicaye ku nkombe za kure. Ni amizero y'umwana unarutse cyane ufite izina rishekeje, ariko wizeye neza ko Amerika ishobora nawe kumwakira. Mushiki wa Obama, Maya Sowetero, ati hari hashize igihe kinini tutumva ijambo nk'iri ririmo amasomo akomeye cyane. Marty Nesbitt, inshuti ya Obama, nawe ati iri jambo ryaziye igihe nyacyo muri iki gihugu kuko Obama yarivuze mu izina ry'abanyamerika bose, nta ruhande na rumwe abogamiyeho. Uwitwa David Mendel, umunyamakuru wa Chicago Tribune, ikinyamakuru cyafashije cyane Obama mu kwiyamamaza, ati iki gihe nibwo muri Amerika hari habonetse bwa mbere umunyapolitiki wa mbere w'umwirabura utari ufite undi ushobora kwigereranya nawe. Muri leta ya Illinois icyo gihe abarepublike bari bagowe no gushakisha undi uzakomeza guhatana na Obama muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashakaga rero usimbura Jack Ryan wari wakuyeho icyizere agakuramo ake karenge kubera ibirego birebana n'imyitwarire mibi yari ishingiye ku gitsina. Ubwo baba bahisemo umukandida w'umwirabura witwa Allen Keyes, wigeze kuba ambasaderi n'umunyamakuru wa radio mu biganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Allen Keyes abarepublike bamuhisemo bizeye ko azabazanira amajwi menshi y'abirabura. Batangiye kuvuga imigabo n'imigambi yabo, ariko Allen Keyes ibye byose byari gusenya Obama, avuga ko adakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko n'idini rye ritazwi, dore ko abenshi bamwitaga umuyisilamu, ariko ibyo byose ntacyo byahinduye ku kuntu abaturage ba Illinois babonaga Obama. Hasigaye iminsi itageze ku kwezi, Obama yarushaga Keyes amajwi 47% yose. Obama ati n'ejo rwose tuzaba tugihagaze neza. Amajwi yose yatangajwe ku itariki 2 Ugushyingo 2004. Iryo joro Obama, umugore we n'abana babo babiri bari imbere ya televiziyo bategereje kureba uko byagenze. Saa 3 zuzuye nibwo byatangajwe ko Barack Obama yatsinze amatora yo kuba umusenateri wa 5 w'umwirabura muri Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze kugera muri Kongere, Obama yakomeje kurangwa no gushyira mu bikorwa ibyo yemera, kuvuganira abababaye, guteza imbere abasigajwe inyuma, ndetse yanagize uruhare mu gutabariza abanyamerika bari basizwe heruheru n'inkubi y'umuyaga ya Katrina, afatanyije na Bill Clinton nawe yigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu ba hafi ya Obama, inshuti ze n'abo mu muryango we, bemeza ko ibyo yanyuzemo aho yabaye hose, kuba akomoka ku mwirabura n'umuzungu, kuba yarabaye muri Indonesia, agatemberera no ku gicumbi cye muri Kenya, ibi byose ngo bituma abasha kubana n'abanyamerika bose, kandi aho ageze hose akisanga, haba muri Amerika, muri Indonesia no muri Afurika.
uyu ni umujyanama mu itangazamakuru w'umuzungu uvuga ko Barack Obama yemera ko kuba umuntu ugendera ku ihame ryo kutireba wenyine ugaharanira ibyiza muri rusange nta buzima bwiza buruta ubwo. Mu basaza b'abazungu b'inararibonye muri politike muri 2004 hari n'uwavuze ko Barack Obama bitinde bitebuke bizarangira abaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni uwitwa Abner J. Mikva wari umucamanza mukuru. Ati ndizera ko icyo gihe nzaba nkiriho ubwo Obama azaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ndahamya mu mutwe wanjye ko bizabaho. Hari ndetse n'abemezaga ko icyo gihe kitazatinda Obama akazamuka akagera ku mwanya w'ikirenga kuko ubuhanga n'ubushishozi bye bizeraga ko hari byinshi byagombaga kugeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibyatinze rero kuko nyuma y'imyaka ine gusa muri Kamena 2008 abademokrati bahisemo hagati ya Barack Obama na Hillary Clinton umugore wa Bill Clinton, maze Barack Obama abari we basanga kwiyamamaza agahangana n'umurepublicain George Walker Bush ndetse aza no kumutsinda mu matora yo ku ya 4 Ugushyingo 2008 ababaye perezida wa mbere w'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nawe perezida wa 44 ndetse yongera gutorwa ku itariki 6 Ugushyingo 2012. Calling for hope, action, and change. Iyi ni Keti Radio mukomeje gutega amatwi muri kumwe nanjye Gasana Marcelin. Twabagezagaho amateka arambuye amavu n'amavuko y'umugabo Barack Hussein Obama wacyuye igihe ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa mbere w'umwirabura wayoboye iki gihugu cy'igihangange benshi baribazaga ko bidashoboka. Akaba yarasimbuwe na Donald Trump umuzungu watorewe kuyobora iki gihugu mu Gushyingo ku mwaka ushize wa 2016. Nawe abantu bibazaga ko adashobora kuba yatorwa kubera imico ye cyangwa se udushya twagiye turanga ubuzima bwe. Akenshi yagiye arangwa no kuvuga amagambo atari meza, amagambo yaseserezaga bamwe abandi akabakura umutima, ariko byarangiye rero agiriwe icyizere agatorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ebyiri uhereye ku itariki 20 Mutarama 2017. Red Blue JD.